wakoze subscribe kuri KS TV. Uyu munsi rero twagarutse n'umukobwa mwiza cyane mukunda cyane ari we witwa KS TV. Tangira wibwira abafana bawe. Muraho neza bakurikiye KS TV. Amazina yanjye yose ni KS Esther, izina rya channel ni KS TV. Ndabasoje mwese mukurikirana ibiganiro byanjye. Byaba byiza unababwiye social media zose ukoresha. Nkoresha kuri YouTube ni KS TV, kuri TikTok ni KS Esther, kuri Instagram ni KS Esther. KS Esther bimeze bite? Ni sawa. Abafana bawe ubahishiye iki cyangwa se ubazaniye iki uyu munsi? Guys, munyitege ni ibintu byinshi, ubu ndatangiye ndi ku kazi. Gira akantu kamwe byibuze wabwiye wa suggesting abafana bawe ku buryo nyine bavuga ati uriya muntu utamukurikira yabahombye. Oya, si ngombwa nabo barabizi. Gusa nyine uyu munsi rero tugiye kuvuga ku muntu wise DJ Brian. DJ Brian, iyo wavuze izina DJ Brian wowe uhita utekereza iki? DJ Brian ngiye mufata nk'umukobwa ukaze kuri ngewe, ndanamwemera buranda mufana byatari. Imikarire yiwe watangira ubwira abafana bawe imikarire uburyo kimwemeramo nyine ubagire deep ubasobanurire. Man, impamvu nemera Brian nanamufana ibintu bye byose abikora ari sharp, abikora nta wahanze amaso, ibintu bye byose abikora nyine abyitayeho tu. DJ Brian rero ngewe nkuzi nk'umukobwa wo mu DJ hano mu gihugu uvangavanga tuvuje mu DJ, hari abantu wenda batabisobanukirwa nk'umuntu wibere mu nce za Busozo cyangwa se za cyangwa iyo ngiyo. Iyo bavuze mu DJ ashobora kutumva ibyo bashatse kuvuga. Umuntu bita mu DJ ni umuntu ubuvangavanga imiziki cyangwa se ushobora gufata indirimbo zirenze 20 akaba yazicuranga mu gihe kitarengeje iminota nk'ibiri. DJ Brian rero ni umukobwa uri kuzamuka neza muri society nyarwanda cyangwa se muri entertainment y'u Rwanda. DJ Brian ikintu numvaga twamuvugaho DJ Brian, ejo bundi ngo arafite igitaramo yari yatuwemo cy'aba diaspora bari baje mu Rwanda, hanyuma ariko DJ Brian aba ari ujya ku DJ imiziki aho ngaho. Aho hantu rero ngo yahure n'undi musore bita Kamaro, sinzi n'undi muntu bahahuriye ariko n'abastar somehow. None hanyuma rero ngo biba amacupa ya Hennessy, amacupa ngo barayatwara. Icyo kintu waba warigeze ucyumva? Ese muri serious ko ayo macupa bayibye koko cyangwa ni bimwe by'abanyamakuru biraho? Ngiye nshobora kuba naratekereje ko ari agatwiko ka Brian, ariko nanone nkanywa nkagaruka. Ejo nabonye ikiganiro kuri YouTube numva nane uriya mutipe bita Kamaro avuga yuko yibye amacupa arengeje 2, ariko avuga yuko atari ya Hennessy, nkanavuga n'icupa iryari ryo yatwaye. Ibi bintu koko ni ukuri cyangwa se ukuri? Mani Brian ahorana udushya biraho tubifate nk'agatwiko. None se DJ Brian rimwe na rimwe rigiye twumva ngo akundana n'abaho bahuje ibitsina cyangwa se mayandi magambo aryamana n'abo bahuje ibitsina, ubyumva gute kandi ari umufana wawe? Ngewe kubera ko ntago njya mbiha umwanya, sinjya nanabikomfaho cyane ngo numve ko ari byo, kubera ko ntaho ndabibona, ngiye nemera icyo nabonye. None se niba uri umufana wiwe kuki muri za tatu ziwe afite ahangaha, kuki nta tatu wigeze ushyiraho byibuze ngo tugaragarize nyine kuri umufana wiwe w'imena? Oya, ntago kuba mufana byavuze ko nakiyandikaho, kubera ko nawe yiyanditseho biriya nibishimisha umutima we cyangwa se n'ibyiyumviro bye, ariko ngewe ibyiyumviro byanjye ni ukumufana n'ibikorwa bye. Ni ikihe gikorwa yigeze akora byibuze cyangwa attract ukumva nyine wumvishije ukunze Brian? Mani, ngewe ikintu cyatumye mukunda, uribuka ziriya story zari zihari ze na Yago batumvikana ngo bashwanye, nta nubwo ngiye sinjya nanabyemera, njya nabyo mbifata nk'agatwika. Ariko nubwo bitari bimeze neza, sinzi niba hari igitaramo wabonye yagiyemo acuranga Suwejo ya Yago, kandi ntago waba wanga umuntu wanurangiza ucurange beat. Urumva abikora nk'umustari, abikora nyine nk'inigato. Nawe ntaguciye mu byo uvuga, buriya kari akantu kari agatwiko, biriya bintu byari mu rwego kugira ngo bice igitaramo cya Yago cyangwa cyari kugira ngo Yago amupromoting azamuke cyangwa se Brian azamukire muri urwo rusaku. Nyine umustari ahari hose ashaka aho yakura views. None se kiragiye views ntitwazitanze? Ni igiki wakizeza abafana bawe tugiye kurangiza ikiganiro? Ni iki wakizeza abafana bawe? Abafana banje ba KS TV muhishiwe byinshi, mwitege natangiye naje mu kazi, kandi ikindi ndabakunda. Mwibuke gukanda subscribe, mukande share and comment.